Ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato, cyane cyane mu bihe wumva ibintu byose bitakigenda neza. Ariko mu bigeragezo niho umuntu abona imbaraga n'amahirwe atatekerezaga. Burya birashoboka guhindura ibihe bibi ukaba mu bihe byiza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buryo ushobora gutsinda ibibazo byose uko byaba bingana kose, maze ukongera ukabaho ubuzima bwuje ibyishimo ndetse n'amahoro. Komeza kumva iyi video rero, kuko amaherezo yayo ashobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Habayeho umusore witwa Ntwari, wari ukiri muto cyane ariko ifite inzozi nyinshi mu buzima bwe. Yashaka kuzaba umuyobozi ukomeye kandi ukora ibikorwa byiza bifasha abantu benshi. Nyamara ubuzima bwe ntibwari bworoshye na gato. Yari yaraburiye ababyeyi be mu mpanuka. Ubwo asigara acumbitse mu rugo rwa nyirakuru wari umukene. Abantu bamubwiraga ko adashobora kuzagera aho yifuza bitewe n'aho yavuye. Umunsi umwe rero Ntwari yabonye ibihe bikomeza kumunanira. Yagerageje akazi gato ngo yirwaneho ariko biranga. Yaricaye areba ikirere maze amarira atangira kumushoka ku matama. Yumvaga asa nk'uwatakaje icyizere cy'ubuzima. Icyo gihe umukecuru we yaramwegeye aramubwira ati, "Mwana wanjye, ubuzima burahinduka. Niba ubona ibintu bikomeye ubu, ntabwo bivuze ko ejo bizakomeza gutyo. Nzakubwira inkuru igufasha gusobanukirwa uko wahangana n'ibihe bibi urimo gucamo." Umukecuru yahise amubwira inkuru ye ya kera agira ati, "Habayeho umwami wari uzi guhanga udushya. Umunsi umwe yashyize ibuye rinini hagati y'umuhanda abantu benshi banyuragamo. Abantu bose banyuragaho bagasanga umuhanda ufunze. Abenshi barababazwaga cyane bakivovota bavuga ko ibuye ari ikibazo gikomeye. Nyamara nta n'umwe wageragezaga kurikuraho. Hanyuma haza umuhinzi w'umunyamwete wari wicaye ku murima we. Abonye iryo buye aratekereza ati, "Ese ubu ndeka abantu bakomeze kugorwa cyangwa nanjye ndagerageza kurikuraho?" Uyu muhinzi yakoze cyane n'ubushake bwinshi agerageza kurikuraho nubwo yari wenyine kandi riremereye. Amaze kurikuraho asanga munsi y'ibuye hariho umufuka w'amatara y'amabuye y'agaciro. Hariho n'urwandiko rwanditse ngo, "Ibyiza by'ubuzima bihishwe inyuma y'ibibazo n'akazi katoroshye." Umukecuru aramubwira ati, "Ntwari, ibibazo ubona imbere yawe ni nk'ibuye hagati y'umuhanda. Ushobora kureba ukivovota cyangwa ukabyishyiramo nk'umwanya wo kwiga ndetse no gutera imbere. Buri kintu kibi uzahura nacyo kizaba kiriho ngo kikwigishe kugira ubutwari, imbaraga no kudacika intege." Ubwo uwo mwanya Ntwari yahise yumva ko ubuzima atari ibyo umuntu acikaho intege, ahubwo ari urugendo rw'ibibazo n'ubushake bwo gutsinda. Yahise afata umwanzuro wo gukomeza gukorera inzozi ze, yibuka ko ibibazo byose ari umwanya wo kumenya uko yatera imbere. Inama ugirwa urimo kunyumva, burya ibihe bibi ntibihoraho. Ibuka ko nubwo uri mu bihe bibi bikomeye, ejo hashobora kuzana amahirwe mashya. Ntucike intege. Burya ibibazo ni amasomo. Buri kibazo uhuye nacyo ujye ugifata nk'umwanya wo kwiga ndetse no gukura, aho kugitekereza nk'igihombo. Tekereza neza, nubwo ibihe bibi bigutera agahinda, jya ugerageza gushima ibyo ufite kandi urebe imbere aho wifuza kugera. Gira ibikorwa bihamye, ntabwo gukomeza kwinubira ibibazo bizabikemura. Itegure, ukore cyane kandi wihangane kugeza ubonye impinduka. Isomo ry'ubuzima rero, inzira igoye niyo izana ingororano nini. Icyiza gihishwa mu bibazo, igihe kikagera byose bigahinduka byiza. Nk'uko tubibonye muri iyi nkuru, ibihe bibi bishobora kuba inzira yo kutwereka imbaraga twibitsemo, nubwo kenshi tubimenya tunyuze mu bigeragezo. Rero reka iyi nkuru ibe intangiriro y'ibiganiro byiza hagati yacu. Niba ushaka inkuru zirushijeho kugufasha, zigutera imbaraga, ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video. Kandi hitamo guhora wumva ibiganiro byacu, kuko ubutaha mfite izindi nkuru zitazagutenguha. Urakoze cyane, ndakwifuriza imbaraga n'icyizere mu rugendo rwawe. Mugire amahoro.